ubyange cyangwa ubyemere. Kugira ngo utere imbere usabwa gukora cyane, ariko no gukora cyane binaniza umubiri, urwara stress. Niyo utayirwara urayigira. None se n'ubuhe buryo bwiza umuntu yakora nubwo yakora cyane ariko ntahure n'ikibazo cya stress? Niba ujya wibaza icyo kibazo, icyo ngushishikariza aka kanya ni ukureba iyi video kuva itangiye kugera irangiye. None se ubundi stress cyangwa umunaniro ni iki? Ubundi rero habaho ubwoko bubiri bw'iminaniro. Abantu bakora muri ofisi cyangwa se bakunda kuba bicaye bakora ibintu bibasaba gutekereza, bakunda kugira umunaniro wo mu bwenge cyangwa se mu bwonko. Noneho abantu bakora ibintu bisanzwe bisaba ko bajya gukora bagaterura ibintu bikabavuna, bakunda kugira umunaniro usanzwe w'umubiri. Gusa igishekeje ni uko umubiri uba ukeneye ko umuntu ananirwa muri ubwo buryo bubiri mu buryo bujya kungana, kugira ngo amenye ko noneho kugira ngo habemo balance donc mu bwonko buryo hananirwa no mu mubiri bibe bijya kungana. Kuko iyo ukora cyane mu biro ukajya ugira umunaniro wo mu bwonko, ushobora kugerwaho n'ingaruka zo kubyibuha cyane. Undi mubiri ntabwo ukora, ubumva unaniwe ugataha ariko ukabyibuha cyane. Nanone niba wikorera ibintu bigusaba gukora ibintu bisaba imbaraga, ugakora ukagenda, nanone nawe utaha unaniwe ukumva watagangaye, ejo ntabwo uri bubone imbaraga zo kujya ku kazi. Urumva ko yombi yo ni iminaniro, nubwo muba mutavunitse uburyo bungana ariko byose ni umunaniro. Kandi nanone abantu bakunda gukora mu biro barwara indwara abandi bantu batarwara. Urugero, ukumva umuntu ngo yarwaye nyine stress, bya twituvuga ngo ni stress, akajya kwa muganga akambwira ngo uzagenda uryame. Hari ahantu bavura indwara za stress, ari cyo usanga umuntu adashobora guhindukira cyangwa ngo arebe ku ruhande ajegeze igikano, yarwaye neza kandi nta yindi ndwara arwaye, nyine ari umunaniro. Urumva ko waba ukora mu biro, waba ukora ibintu bisaba ingufu, urananirwa, wabyanga wabyemera. Icyo tugiye kureba rero ni ukuntu ushobora kurwanya iyo stress. Burya rero kurwanya stress ntibyoroshye, buretse ko bitanagoye cyane. Kurwanya stress bisaba kubona ubuzima mu bundi buryo, ukiga kugira umutuzo mu buzima. Uti ni gute rero umuntu agira umutuzo? Umuhanga witwa Dalai Lama yigeze kuvuga ngo iyo uhinduye ibitekerezo byawe, ibitekerezo cyangwa bimwe twita mu cyongereza thinking, uhindura ubuzima bwawe bwose. Donc uramutse utekereje mu buryo butandukanye nuko utekereza, urwanya stress. Kugira ngo ubyumve, reka nguhe urugero. Master cyangwa se umuntu wari ufite umukozi azi ubwenge yigeze kujyana nawe, birangije barimo bagenda mu nzira, aramubwira ngo ndumva ashaka amazi yo kunywa. Nta handi hantu bari buyakure uretse kujya gushaka ahantu hari aho hafi bashoboraga kubona amazi, hari umugezi utemba. Habagamo rero ingona, asanga zagiyemo zirayavumbagatanya byatari, birangije ajyamo ibyondo. Amaze kujyamo ibyondo, wa undi yarayarebye araza abwira master, aramubwira ati amazi aranduye ntabwo ushobora kuyanywa. Master aramubwira ngo subirayo. Hari mu rugendo nk'ubw'iminota 30, asubirayo. Agarutse arongera amubwira nka kwa kundi ngo amazi arimo ibyondo. Nawe arongera amubwira uko yari yamubwiye ngo subirayo. Asubiyeyo aragenda asanga amazi yashizemo ibyondo, arayavoma arayamuzanira. Ayamuzaniye aramubwira ngo urakoze, unyigishije ko ngomba kwihangana kugira ngo amazi nyine abe meza. Master aramubwira ngo oya, ni wowe ukoze. Wowe wize ko ugomba gutuza kugira ngo amazi nyine aze kugeraho ase neza. Urwo rugero rero twarwigiramo iki? Mu buzima duhura n'ibintu tudashobora gukontrola. Ibyo ngibyo ahubwo bikadutesha umunaniro, utuma twumva twanegekaye kandi nta kintu twari kubikoraho. Tekereza nk'uko waba ufashe igare, utwaye igare, noneho igare ry'ubwaryo rikifatisha feri cyangwa wowe ukarifatisha feri, warangiza ukajya ukomeza kunyonga cyane, bigenda gute? Urahirima ukagwa. Niko rero n'ubuzima bumeze. Wowe uhura n'ibintu udashobora kugiraho control, nta n'ikintu na kimwe ushobora kubikoraho, aho kugira ngo utuze ugakomeza ukarwana nabyo. Ibyo rero bigutera stress. Ngiye impamvu tugiye kureba ibintu bine ushobora gukora, noneho ukajya ugenda neza mu buzima, wakora cyane rwose ntiwigere urwara stress. Nkuko maze kubivuga, ibintu byose bisaba guhindura mu bwenge bwawe uko wumva ibintu gusa. Ikintu cya mbere rero wahindura mu bwenge bwawe ni ukumva ko buri kintu cyose gisaba igihe.
igihe, jya uha ikintu cyose igihe. Kugira ngo ubyumve, reba ubuzima nk'aho buri mu bice bitandukanye. Donc ugomba kugira ubuzima bwo mu kazi, ukagira ubuzima bwo mu muryango, ukagira ubuzima ugirana n'inshuti zawe, ukanagira n'ubuzima niba usenga bwo mu buryo bw'umwuka urasenga. Ibyo byose ni ibintu bitandukanye. Rero jya wumva ko muri ibyo bintu byose, muri ibyo bice byose by'ubuzima, buri kintu cyose jya ugiha igihe. Kandi noneho wumve ko nubwo wagihaye igihe, nta hamwe hagomba kuruta ahandi. Byose bigomba kumera nk'aho biri ku munzani, byarangiza buri cyose ukagiha igihe gikwiriye. Ntufate akazi ngo ukavange n'umuryango, kuko niba warashatse uvuye mu rugo utonganye n'umugore wawe, uragera ku kazi ugire stress. Nanone niba wiriwe mu rugo mukaba inshuti cyane, nimubura amafaranga muzagira stress. Ku ishuri niba umwana wawe yakoze amakosa utagira umwanya wo kumurera, bizagutera stress. Gerageza buri gice cyose cy'ubuzima, buri gice cyose ugihe igihe. Noneho tukiri muri cya kintu cya mbere cyo guha buri kintu igihe, buri gihe ujye wicara muri cya gihe wagihaye, witekerezeho, umedite, uvuga uti se mpagaze gute mu buryo bwo mu muryango, ku kazi biragenda. Wiha igihe ubitekerezeho utuje. Ibyo bizajya bigufasha buri gihe kurwanya imihangayiko ishobora kuvuka. Nanone hari igihe umunaniro wo mu mutwe, kubera kwa kundi kutabalance ibintu, ushobora kuba ari wo ukwica kurutaho. Tuvuga urugero, ubuzima wabufashe nk'aho ari akazi gusa kandi ukora muri office. Bitekerezeho, ubwonko bwawe burananirwa, ariko kuko utagira igihe cyo gukora siporo. Noneho ikindi gice cy'ubuzima aricyo kiri physique, kitari icyo mu mutwe, gisaba ingufu, ntabwo ujya ugikoresha. Urumva ikibazo kiri bubemo, ntabwo ugira umwanya wo gukora siporo, ubwo warangiye nyine, ubwonko burananirwa kandi utagira umwanya wo gukora siporo. Donc menya buri kintu cyose mu buzima kiba gikenewe. Ntabwo ukeneye kwicara kuri computer amasaha 20, gusa ni nako udakeneye niba ukora akazi k'ingufu kugakora amasaha 20 ku munsi. Oya, genda ugira ibice by'umunsi. Uvuga uti hari igihe cyo gukora siporo, hari igihe cyo gukora akazi, hari igihe cyo kwita ku muryango, kuko ibyo byose bigenda byuzuzanya. Menya kubishyira ku munzani, umenye uko ugenda ubibara buri cyose. Ikintu cya kabiri rero gishobora kugufasha kurwanya stress ni ugukunda guseka ndetse no gusetsa abandi. Kugira ngo ubyumve, umva guseka nk'aho ari virus, kandi koko niko bimeze. Iyo uhuye n'umuntu mu nzira uri kugenda, niyo waba urakaye akakureba akamwenyura, nawe nta kindi ukora uraseka. Uhuye n'umuntu muri tagisi akagusekera, wese uremerewe ukarakara. Oya, guseka cyangwa gusetsa abandi ni byiza. Niba uri mu nama, ku kazi, abandi bantu bose ukabona bananiwe cyane, babwira aka joke gasekeje, ubabwira agakuru gasekeje, nibarangiza kuruhuka mukomeze. Niba ugeze mu rugo ugasanga umuntu mubana mu rugo, yaba umwana yaba umugore wawe cyangwa se umugabo wawe yarakaye, shaka utuntu twiza umusetsa wo kumva ko we biguteye stress, ukumva nawe ugiye kugira umushinga. Buri gihe gukunda guseka no gusetsa abandi ni byiza, ni umuti wa stress. Nta nubwo umuntu ukunda guseka cyane akunda gusaza, niko abashakashatsi bavuga. Ntabwo nzi neza niba ibyo ngibyo byari byo, ariko guseka ni byiza pe. kandi nawe iyo uhuye n'umuntu akakubwira joke wumva uruhutse, akakubwira akantu gashekeje, jya ukunda guseka kandi ukunde no gusetsa abandi. Ibyo ni byiza pe, ni byiza, bizagufasha. Ikintu rero cya gatatu gishobora kugufasha ni ukugira kwihangana. Ibuka rwa rugero navuze mbere rwa wa mugaragu na shebuja n'amazi. Hari ibintu udashobora kugiraho ikintu bikoraho mu buzima, jya umenya kwihangana. Ibuka rwa rugero rw'igare. Niba ugeze ku kintu kimeze nk'aho nyine ari feri ubuzima bwawe bufite, menya ko aho ngaho ntabwo uri buharenge ku mbaraga zawe. Uko waryama ugatekereza kose, ni uko wabigenza kose, hari ibintu udashobora kurengaho. Mandela bamufunze imyaka 27. Yari kubikoraho iki? Ntacyo uretse kwihangana, agafungwa, akiga amasomo yose muri iyo gereza yagombaga kwiga azamugira umuyobozi. Yarangiza akaza akayobora Afurika y'Epfo, akaba umuyobozi isi yose ivuga ko yayibaye, akayobora neza. Iga kwihangana, wumve ko imimerere wagezemo ntabwo uri buyivemo,
bitewe n'izindi mbaraga izo arizo zose zawe ku giti cyawe. Wihangane, ubuzima bwagufatiyeho feri, winyonga cyane. Niunyonga cyane, iryo gare ry'ubuzima riratuma wituritsa umutwe, urware bakujyane mu bitaro. Tuza, gira umutuzo, wiga amasomo ubuzima buri kukwigisha ako kanya, nurangiza ukomeze nyine ubuzima bukomeze bugende nyuma y'ibyo ngibyo, kuko nta ikintu cyose kigira igihe cyacyo wihanganye kigashira. Ikintu cya gatatu ni ikihe? Kwihangana. Ikintu cya kane rero gishobora kugufasha kurwanya stress ni ukugira ukwizera. Niba usenga, wizera Imana, ibyo ni byiza. Gusa hari abantu badasenga. Nge nta muntu ujya acira urubanza, hari umuntu utizera ko Imana ibaho, ariko niba utizera ko n'Imana ibaho, menya ko hari ikintu kikurusha ububasha. Ushobora kuba hari ibintu byinshi umuntu ashobora kwizera, wumva ko hari ikintu kikurusha ububasha. Ntabwo ibintu byose ushobora kubikora, ntabwo ari wowe utuma ibintu bikubaho, hari ibindi bintu bikurusha imbaraga. Jya ugira kwizera, icyo wakwizera cyose niyo yaba atari Imana. Gusa kwizera Imana ni byiza, nkurikije uko njye byumva. Jya wizera ko nubwo waba ufite ibibazo bingana gute, stress yawe ntacyo wowe wayikoraho. Kwinaniza ukabitekerezaho, ubishyire mu maboko y'ikindi kintu kikurusha ububasha, cyane cyane Imana. Niba usenga, wumve ko ikurusha ububasha, wumve ko hari igihe ibintu udashoboye ugomba kureka kubyistressaho, ukabishyira mu maboko yayo, ukituriza bikazikemura. Ariko wagize icyo ukora birumvikana, ariko ugatuza. Siko buri gihe ibintu ushobora kubishobora wenyine. Wizere, wumve ko rwose ibyo ngibyo bibaho, nabyo bizajya bituma utuza. Buri gihe niba wumva ibintu byose bikuremereye, ubishyire mu maboko y'Imana, ubundi utuze. Ubu rero tuvuge ko umwanzuro ari uwuhe. Twize ibintu bine ugomba gukora ukamenya kurwanya stress. Icya mbere ni uguha buri kintu igihe cyacyo. Ntumve ko gukora akazi ari byo bikenewe mu buzima gusa. Oya, umva ko buri kintu cyose gifite umwanya wacyo mu buzima bwawe. Byaba niba ukunda gusenga ari ugusenga, niba ukunda akazi bifite akamaro, niba ufite umuryango bifite akamaro. Ugomba kumenya igihe cyo gukora siporo, buri kintu cyose, igihe cyo kuryama, igihe cyo kurya, buri kintu cyose mu buzima ukagira igihe cyacyo. Icya kabiri, jya ukunda gusetsa kandi nawe useke, ukunde guseka. Ibyo ngibyo ni byiza, ukunde no gusetsa abantu. Icya gatatu tubonye ni ikihe? Ibuka urugero rw'igare. Kwihangana. Buri gihe hari igihe ubuzima uzagushyiriraho feri, bukaguha feri. Wirwana, winyonga cyane. Tuza, wihangane, wiga amasomo ubuzima buri kukwigisha ako kanya. Icya nyuma rero ari cyo cya kane ni ukugira kwizera. Jya wumva ko hari ibintu utagira icyo uhinduraho, bigomba kubaho byanze bikunze. Ubishyire mu maboko y'Imana cyangwa izindi mbaraga zirenze ubushobozi bwawe. Niba utizera Imana, ariko ikiza abantu benshi bizera Imana, ariko kutayizera niko umuntu abyumva. Simvuze ko hari imikosa, oya, gira ikintu wizera ko kikurusha ubushobozi. Ngibyo ibintu bine bizagufasha kurwanya stress. Icyo nakwibutsa rero ni gukora subscribe kuri iyi channel, tuganira ibintu byinshi bishobora kuguteza imbere ukava kuri uru rwego ukagera ku rundi mu buzima. Ndumva ibyo ngibyo atari ibintu rwose bibi, ni ibintu nawe wakunda. Ibuka rero gukanda subscribe, ukande no kuri iyo nzogera notification, maze ubundi tubonane muri video ikurikiraho.